Reka nanone nongere mbifurize kugubwa neza cyane mwe mwese mudahwema kutwereka ndetse no kutugaragariza yuko tubana bya buri munsi. None akaba ari umwami w'umwana official nk'ibisanzwe, njye nkaba ndi umwami muto. Reka mabwira ngo umuhanzi The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin wamenyekanye ku izina rya The Ben ubwo yari ari mu kiganiro na Kiss FM yahishuye ikintu azi neza kimubangamira iyo ari ku rubyiniro. Bibutse yuko The Ben akubutse vuba mu gihugu cya ni muri Kenya, ndakeka ni muri Kenya, ni muri Kenya. Akubutse mu gihugu cya Kenya aho yari amaze iminsi afite igitaramo. So ni ukuvuga ngo rero akaba ari n'umwe mu bahanzi bari kwitegura gushyira hanze indirimbo vuba cyane. Bivunavuzwe yuko Mugisha Benjamin ashobora gushyira hanze indirimbo nyuma y'ubukwe bwe. Ni ukuvuga ngo ikindi mutari muzi cyangwa se ikindi mwenda mwamenye cyangwa se mutaramenya neza nuko ubukwe bwa The Ben mu gusaba no mu gukwa, reka mbabwire ngo nta nzoga cyangwa se nta nzoga zizagaragara muri ubu bukwe bwa The Ben. Ubwo ni ukuvuga ngo ku bantu dukunda agasembuye tuzabireka cyangwa se tuzifata ibyo bintu uko ari bibiri. So ni ukuvuga ngo The Ben bwo yari ari mu kiganiro na Kiss FM yahishuye igituma agira amarangamutima yari ku rubyiniro. Umuhanzi The Ben yahishuye ko kugira amarangamutima adasanzwe ku rubyiniro ari kimwe mu bintu bimubangamira, ariko yamaze kubyakira uko ubiri kose. Byongeyeho ko iyo ari imbere y'abantu bakaririmba cyangwa se ari kubaririmba bakamwikiriza bakamwereka urukundo rudasanzwe, bituma yibuka urugendo rwe muri rusange rugera aho ageze ubu ngubu amarangamutima akamufata byarangiza akahita ayagaragaza. Reka mbabwira ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro umwami w'umwana yaba